Yes, ndagusuje kandi muhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo, ndakwiyegereje, ndagukunda, ndagusengera, nifuza ko twazabana muri burya bagami. Imana iduhaye umugisha wo kuba turi kumwe n'umuhungu w'Imana n'abanyarwanda, kandi ubwo mwabyumvise nyine ko turi kuri Prince Robert Rwanda ndetse no kwibuye Rizima TV. Imana ibaho umugisha. Prince Robert, turagusuje mu izina rya Yesu. Ndakwakiriye nanjye ndagusuje mu izina rya Yesu. Meze neza? Amahoro, ndashima Imana, ameze neza. Mukiza Yesu ari kumwe nawe cyane, ahorana nanjye. Tugeze umugisha, Imana iduhaye umugisha ukomeye, ariko nanone ibuhaye na bene data bakurikira cano zombi, Yego. kugira ngo tuganire ku bwami bw'Imana. Muri iyi minsi nagiye kubona mbona ibintu biradutse. Mbona hadutse ibintu mu nsengero, imibyinire, imidekorere y'isengero, mbona hadutse ibintu, imyigishirize, mbona hadutse ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Abantu bose bari bakijijwe mbere, iyo babajije ukaba wibaza ariko mubona iki gihe uko abantu bakijijwe iki gihe, donc nuko abantu bari bameze mbere, mubona nta mpinduka? Akavuga ati byarahindutse. Ese byahinduwe nande? Byagenze gute? Ati natwe ntago tubizi, tubona byaraje. But ibyo bintu niko wabibonye nawe? Uriya iyo uganira n'abantu benshi bagiye batandukanye, barakuganiza kuvuga ngo ibintu byarahindutse. Yego. Ariko iyo uganiye n'iki gitabo kikubwira ko nta gishya kiba mu isi, ari ibintu bigenda byisubiramo. Yego. Ubu nshobora gukora prediction nkakuganira hano mu Rwanda, tugumye kuba muri systeme turimo. Yego. Ni urugero nguhaye, twazarangira tubaye nk'Iburayi. Tubaye nk'Iburayi mu iterambere? Mu iterambere biragaragara ko turi kwiruka rwose mu iterambere, sibyo? Ndi kuvuga mu bijyanye n'imyizerere. Iyo uganira n'abantu b'i Burayi baravuga ngo amakiriziya, imisigiti, insengero, uri kumva inyinshi zamezemo ibyatsi, sibyo? Ni urugero nanze. Ubwo ibyo bintu bibaye, twebwe twajya tubyita nk'agahinda n'ibibazo, sibyo? Ariko ugiye mu Rwanda rwa kera rwashize, ushobora gusanga nta ariko byari bimeze. Ibyo biriziya nta n'ibyari bihari. Nta n'ibyari bihari. Donc ibintu bigenda byisubiramo. Ariko umuntu, icyo bita umuntu nawe nubwo ashobora kwisubiramo mu buryo runaka, uri kumva ikintu cyitwa imyizerere iriya meliyora, ariko ikintu bita imyizerere ni ikintu gikomeye muri we. Uyu munsi abantu bashobora kuza bagahindura izo sengero bitewe n'ibigezweho. Nk'uyu munsi aferi yose y'ubucuruzi iriho ku isi ishingiye kubona amafaranga, ari uko uba uri mu mujyo w'ibizira biriho bya new age, sibyo? Ni urugero nguhaye. Urugero, uyu munsi ahantu hashya cyangwa se abantu bafite amafaranga ni abantu babatinganya. Insengero rero nazo ni urugero wenda zafashe imeza zati kugira ngo tubone amafaranga, nuko twemeza agenda z'ubutinganyi. Yego. Neza izo mpinduka mureka n'iki kuzibona. Ariko wakora ubushakashatsi ibyo bintu by'ubutinganyi, niyo wajya gukora ubuvumbuzi ugasanga no mu gihe cya Yesu bahari, no mu gihe cya Pawulo, nk'abantu bo mu itorero ry'i Korinto, Bibiliya igaragaza ko hari abari bafite ikintu cy'ubutinganyi muri bo. Mu gihe cya Nowa ni nacyo cyatumye Imana ihanisha isi umwuzure, uri kumva? Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu bivumbuwe, ahubwo ni kwa kundi isi igenda yisubiramo. Iyo yisubiyemo rero ikisubiramo mu gihe cyabyo, uri kumva, abantu yituruniyeho, niko bita kuvuga ngo isi rizengurutse. Abo bantu yituruniyeho bikabasohoreraho, nicyo kintu kihaba. Kafate nk'urugero rwa hafi, nk'ubu Imana irinda ijambo ryayo, bisubije muri vague kugira ngo abadukurikiye bumve ikintu mvuze. Nk'ubu Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana, yabwiye umuntu witwa Nowa, yavuga ati ngiye kugirana nawe isezerano, ntabwo nzongera guhanisha isi umwuzure. Yewe bishyiraho n'ikimenyetso mu kirere cy'umukororombya. Ariko uyu munsi mu rwego rwo kugira ngo Satani agumye asembura Imana, wa mukorombya awukuye mu kirere awuzanira abana b'abantu. Turi kugendana rero, reka mbabwire nk'umuntu wuzuye umwuka wera, niba Imana yaravuze ko itazongera guhanisha abantu umwuzure n'amazi, ntabwo izongera kubikora. Ariko mu kwezi isi minsi hashize imyaka 2000 izanye umwana wayo ngo yejeshe amaraso, nabwo banze kwezwa nayo, urabizi. Niyo mpamvu uba uri kumbaza ikibazo nk'icyo ngicyo. Ubu rero hari agenda y'uko isi igiye kwezwa n'umuriro. sibyo
niba inkubiri ya mbere yararangiye y'amazi, yego, n'iya kabiri n'amaraso abo yejeje tukaba duhari, abandi bakaba barayanze. ubu ngubu bagiye ku byo bita faya. uvuze ibintu nka bitatu mu mpfunyapfunyo, ariko ngira ngo nk'ingingo uze kubigarukaho kugira ngo tutabisimbuka. ikintu cya mbere uravuze uti ndabona dushobora kuzaba nk'i Burayi. I Burayi no muri Amerika n'ahandi ibihugu byateye imbere. Na uze kumbwire se ni ukubera iki ubundi ibihugu byinshi iyo biteye imbere ibintu byo gusenga bahita babireka, ugasanga nyine nk'izo nsengero zamezemo ibyatsi. icyo ni kimwe. icya kabiri ukomoje ku kintu cya new age. ese iyo new age ni iki? icya gatatu uravuze uti Satani yafashe wa mukororombya yari indahiro y'Imana awuhindura ibendera rye. Yego, awushyira mu bantu. awushyira mu bantu. Reka nsubize ibyo bintu mbajije bishamikiye mu bice bitatu. ibice bitatu. icyo bita umuhanuzi w'ibinyoma, antikristo, uri kumva, na Satani mwenyewe. uri abantu benshi tukunda kuganira, iyo utankurikiye neza ntabwo nyumva. urambajije uti ese new age ni iki? ni icyo bita ikiragano gishya. cyerekeza isi mu guteguriza antikristo, mu bijyanye n'imyizerere, mu bijyanye na politike, no mu bijyanye n'iki no kwishyira hejuru kwa Satani mwenyewe. ibyo bice bingahe? bitatu. sibyo? ibyo bice uko ari bitatu, iyo ugiye mu myizerere usanga ari imyizerere igenda yaduka, ariko atari uko ari mishyashya, ahubwo yisubiramo ikanozwa bitewe na generation bagezemo. kafate nk'urugero nk'ibintu byo kubandwa no guterekera, umuhango wo kubandwa. wari uzi ko n'uyu munsi dufite abapasiteri ba hano i Kigali bagezweho babandwa, ariko kubera ko indaro zahindutse ubu zirimo amakaro n'iki, abantu ntibamenye ko ari umuhango wo kubandwa bari gukora. iyo nayo ni new age mu buryo buri moderne, mu buryo buteye imbere. ubwo ni nko kuvugurura ya mihango ya kera, bagafata inzu bagashyiramo icyumba, icyo bita icyumba cyo hejuru, akaba atari icyo gusengeramo nk'uko cyitwa ngo icyumba cyo hejuru n'urugero, sibyo? ari icyumba cyo gukoramo imihango y'isi y'umwijima. bavugurura, babihindurira izina, bakanavugurura uburyo bikorwa, ariko intego nyamukuru ari icyo ngicyo kigize gute igamije. yego, turi kugendana. uragira uti kubera iki ibihugu by'i Burayi no muri Amerika, ubwo no muri Aziya harimo ibihugu bikomeye. iyo tuvuze ibihugu bikomeye, Daniel wabivugaho yaravuze ngo ni amahembe 10. sibyo? iyo tuvuze ibihugu bikomeye, kugira ngo igihugu kibe puissance uyu munsi, puissance du monde, kuko ubu bwami n'Imana ibyemera na Satani akabyemera n'abantu bazi ubwenge bakabyemera, usibye injiji, kandi injiji Imana yaraziretse, ubwo nanjye ndaziretse, nawe masengesho zireke. none se sibyo? Arega niba Imana yaravuze ati nge injiji ndaziretse, abantu bajya bamenya ko tutari kubwira abantu bose, tubwira abo injiji twazihoreye n'Imana yaraziretse. zizanarimbuka kuko zizize kutamenya. yego, kugira ngo, kuko urabizi ko Satani ubwo yibwiriye Yesu avuga ati ariko urabizi ko akari agatere kanjye nigabaniye cyane rwose, ubwami bwose bushobora kwemera kumuramya. turi kumwe? yego, abuha ubutware nabwo, uri kumva, ariko ari uko bugize gute bukoze umurimo wo kurwanya umwana w'intama w'Imana. naho rero hava icyo bita gusenga bakabica. ntugire ngo bicitse uyu munsi, no guhera mu kinyejana cya mbere kugeza muri iki cya 21 turimo. ejo nakoze ikiganiro ndi kwerekana uburyo itorero ryagiye rirenganywa, n'uyu munsi rikaba riri mu karengane. barenganywa n'iki? ni iki kibarenganya? nuko nyine uwatanze ubwami adashaka ko ubundi bwami bwa Yesu bwinjiramo. wabyumvishije? yego, abigishwa babaje Yesu ngo twigishe gusenga. arangije mu kubigisha gusenga bavuga ngo nimusenga mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze, mutamera nk'indyarya. ni kingdom ziri guhangana. izo kingdom rero ziraza kuvuga ati rero abantu b'i Burayi, abantu bo muri Amerika, kugira ngo mutere imbere, umuntu muri kuvuga guzaza mushyire ku ruhande. sinzi niba uri kunyumva neza. uyu munsi hari umuntu ushobora kuvuga ati ariko ibyo bintu byo gutera isi ubwoba mwamwigisha n'ibi.
Do you understand? Yes. Rero ntagiye muri byinshi ndumva nkurikije ibyo nakubwiye wumvishemo impamvu wenda reka ndevelope noneho impamvu ibihugu byinshi bidashaka gusenga umwami Yesu Yego. nuko ni umwami w'amahoro, azana amahoro, yigisha amahoro atari nk'ay'ab'isi, kandi abandi barashaka kungukira mu bitari amahoro. Yego. ubwo rero kubwira abaroshifiridi n'urugero bayoboye isi ukababwira ngo mwakizera Yesu umwami n'umukiza, ababuza ababwira ati yatangira wica mugenzi we. Nahoze mbona AI Netanyahu ariko bati ubu twagakoze muri Iran. Netanyahu yongeye AI Netanyahu arega ubu bwenge bwitwa ngo ni ubwenge bw'ubukorano uzarikora. Ariko uzi ko nta muntu uzongera kumenya ikintu cy'ukuri cyangwa cy'ikinyoma. Wapi. Donc ni ukuvuga ngo ikintu kizajya kiba n'ibintu byabaye urebe icyo umuntu atereka ibi ntabwo bibaho ni AI kandi biba byabaye cyangwa bakubwira ati dore ibi byabaye kandi nta byabaye. Oya hari abantu bari kwizera ibintu bitabaye mu by'ukuri bakavuga ko byabaye. Yego. Hakaba n'abari kubona ibyabaye bati ibi byo ntibyigeze bigira gute bibaho kandi byose AI ikabaha ibihamya. None Abantu rero ukuri gusigaye muri Kristo bonyine. Umwuka amakuru tutahawe n'umwuka. Ayo gayo nta kuyemeza nta kuyahakana wa mugani wa wundi. Aha twikomereze. Abantu benshi iyo bavuze ngo ikiragano gishya New Age. New Age nakubwiye ko ari imyizerere mishya ishamikiye ku muhanuzi w'ibinyoma, kuri Antikristo no kuri Satani mwenyewe. Imyizerere mishya. Iyo myizerere mishya ishamikiyemo icyo bita New World Order, itegeko rishya ry'isi. Uyu munsi rero ubona isi kiri muri kawo ishaka gutegeka itegeko rishya bikanga. Haracyari itorero riribuza. Yego. Ubundi imbogamizi nyayo ikomeye ni nka kumwe umugore n'umugabo baba babana, umugabo agashaka gukora utuntu ariko itegeko ry'uko yasezeranye rikajya rimugwa bate gusa uyu mugore ubu namwikiza mu sibyo. Yego. Cyangwa se uyu mugabo namwikiza gute. Ngiki kintu kibuza Satani nawe gukora. Se cyamubuza gute kandi ari gukora n'ubundi. Wari wajya gusura urugo rw'abantu bafite imbwa. Yego. Bigenda gute iyo ikikubona isa nk'itakura? Iyo ikikubona izishaka kukurya ikumokera mbega ukabona yabuza amahoro isa nk'ishaka kugusubizayo nyine. Iyo shebuja aje bigenda gute akavuga wenda nk'akajambo kate ngo toka. Iratuza da. Hari izo ubona ukabona Mariya atagiye gutemba mu maso. Ngiko uko bigenda. Izo ntare mureba ziritse nimuhumure mwitinyawe. Wabyumvishije? Shebuja cyangwa se master of mind uri kumva usibye ko akireberera abantu be anababuza kuba hari ibyo bakora itorero rye rikiri hano mu isi. Arega buriya nubwo Satani yayobora isi uwamutsinze naho yagiye yangure kubwira abantu nkababwira ngo wamuciye mu ijuru sibyo. Yego. Yaraje amutsindira no mu kucungura azanamuca niko Bibiliya ivuga. Yego. No guca imanza zitabera. Yego. Sibyo. Muri iyi myizerere mishya ni urusobe rw'abantu benshi. Dufite abasiyonisite, tukagira abapanafricanisite bashaka kugarura ibya Afurika bya kera, tukagira abagakondo, tukagira abakristianisme. Buriya kristianisme ntabwo yakugeza mu ijuru. Isilamu ntiyakugeza mu ijuru. Sibyo? Yego. Katolisisme ntiyakugeza mu ijuru. Ubwo rusobe rw'iyo myizerere yose n'indi y'imihango y'umwijima y'ubupfumu igiye itandukanye. Sibyo? N'ubu buhanuzi bwa new prophetics. Sibyo? Abaprofete bashya. Icyo bita abaprofete bashya. Umuntu azana ibintu bitari muri Bibiliya agahita bishyiraho nk'intego igenderwaho. Uru rusobe rwose nirwo rwitwa New Age.
twatangiye ryari? gutangira Yohana, ubundi ibintu byose byo mu minsi y'imperuka byatangiye ku gihe cya Yesu. ugira ngo se ba Simoni w'umukonikoni, iyo Bibiliya ivuga ngo Simoni w'umukonikoni, nakubwiye ngo bigenda binozwa uri kumva, ugira ngo Simoni w'umukonikoni ntabwo yari umwe mu barwanya umwami Yesu, kugeza aho yemvesitse akaba ati mwahetse nk'abakubita uduceri ijya feri nanjye mukayishyiramo nkagira utuntu nkajya nigira utuntu nikorera. none se niba igitekerezo cye mu gihe cye yarashoraga uduceri, ubwo abamukomokaho banojeje umwuga gute? kubiza abantu bo mu isi y'umwijima biga kunoza icyaha neza no kugishyira mu bikorwa. uko bisa kose mu bigaragara ubwo ikiba gikurikiyeho yabwiye ba Petero barabyanga, baravuga napfa n'ifeza ze. birashoboka ko abaturutse abakurikiye ba Petero bo bavuze ati izo feza ntitwaziha. uyu witwa Constante yaravuze atari kubura Simoni w'umukonikoni agira ubwenge, kaducengeremo rwihishwa gake gake, urumva, tumaze kurira amarembo duse nabo. uriya masenge ntabwo urahura n'indyarya y'umukristo, ati Robert rwose uravuga nkumva nafashe kukagira ngo ni mwene so, mwatambuka na kabiri gatatu aho mugahita mumba nisega ati iyi niya ntama nari niringiye. Mbona wari uvuze kuri Constante, numva nyine twakomoza ku kintu gikomeye, ariko numva byadusa nk'ibiduhinduriye sije itandukaniro ry'idini n'itorero, uburyo nyine binjiye mu bantu buke aravuga ati ibyo bintu byo kuvuga ubundi iyi gemu wari ubaje ngo hari igihe abantu badekarara bakareba inama igihe zabereye, donc bakavuga ati uyu munsi byatangiye gutya, ariko iyi gemu yatangiye umunsi Imana ivuga ijambo ati shyize hagati yawe wa mugore we n'urubyaro. nigeze gukora ikiganiro ndi gutanga urugero, wumva ukuntu aba ari ibintu bya kera atari iby'uyu munsi. ntanga urugero rw'abantu bitwa abagibiyoni, bafashe umwanzuro bakavuga ati reba abatipe tugiye kubinjiramo gake gake, tubinjire gake tewe buryo ki duturutse kure cyane, bashajisha imitsima n'imyambaro yabo. bakigera muri diro bahita bavuga ati ariko tugire abavomyi tugire n'abashenyi kubera amasezerano twagiranye. ni ikibazo gikomeye ubu kumenya abo kwa Yosuwa n'abakuru no kumenya abo kwa Gibiyoni b'abayebusi uyu munsi biragoye, ariko umva feri igihe yabereye, sinzi niba uri kunyumva neza, yerekanye nyine kuri iyi mperuka y'ibihe byari byiyerekana se ko bitaricayura ko bataramenya gahunda z'ukuri. abo ngabo n'ubundi ntabyo bazamenya, ubundi si ubwo bateganya. hari umugabo witwa Yuda. Yuda yanditse ibintu bikomeye, afite paji imwe muri Bibiliya, ariko yanditse ibintu bitatu bikomeye handi ku rwego rwo hejuru. yavuze avuga abantu bagenewe kera, mbasha iryo jambo ngo baseseye muri twe rwihishwa, ariko bagenewe ryari? bagenewe kera gucirwaho iteka, sibyo? yego. none se wa muvandimwe we uri kumva, ubu dufite abantu dushobora kubwiriza ukavuga, ariko bakaba bazi umurongo wabo bagenewe. ni Yuda kane wabivuze, yaravuze ngo kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka. ni abantu buntu, ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. none kumaza ngo batangiye ryari? ni kera. na Yuda yavuze ko ari kera, kandi ubwo urumva nawe yasanze baratangiye, kandi asanga ibintu byo gusesera ari agakino bamaze bagenda basesera bomboka rwihishwa. ariko ubu ngubu noneho bageze aho noneho bari gusa nk'abari kudekara nyine, urumva bamaze kuba nahereye ku Bagibiyoni. uyu munsi abashenyi dufite n'abavomyi dufite bavomerera igicaniro, uri kumva, ni Abagibiyoni.
kuntegura sibyo ubu igicaniro cy'uyu munsi abagisenya abagishakira inkwi kandi wumva ukuntu ari abanyabwenge bamanze gufata aharyoshye cyangwa nkoresha iryo jambo akabanya mu murenge bavuze ati ariko ubu mana kuki wafashe sida ukayikubita hari ahantu haryoha wari ubuza bavuga ngo umuntu yagufungiye amazi n'umuriro se ubuzima buba bwahagaze noneho wumva ukuntu abagibiyoni ari abagome iteka ryose iyo baje kuvomera igicaniro ibivomesho bajyanye si babigarura indyankwi bagiye kutarisha inkwi zo ku gicaniro ntabwo bazigarura bazana inkwi ariko inuza zo bari kuba nakoreye mu kirere cyo hejuru urumva sibyo kugeza uyu munsi igicaniro cyo kirahari ariko abagishakira inkwi birumvikana n'inkwi ubwazo zifite ikibazo ko izakabaye zicanwa si zo zihari ibintu biri kwaka ariko ibyaka si byo byakabaye byaka yego abantu bitwa ko bari kunywa amazi ariko ayo bari kunywa kuko abagibiyoni ntibavoma aho abisiraheli bakabaye bavoma inkwi bacana nigeze gutanga urugero rw'akantu gato kagaragara nabwo urugero rwiza rw'abanyarwanda ubu dufite abapasiteri babandwa bakanaterekera nanga urugero mu kiganiro urabona mu bukwe bwacu ukuntu duceza yego uri kumva ubu mu minsi mike bigezweho bari bari guceza n'iriya jitafu uzabibona mu bukwe cyane ariko reka mfate kuri kariya kantu kanuza ka champagne bafundura gutya wamuye musari kuvuga amagambo sibyo uzarebe izira nzoga z'abakurambere iyo zitamenetse nta mashyi baba uruzi impamvu ubu dufite abana berejwe uri kumva guterekera aricyo bakuriye sibyo abasekuruza babo bavuze ati abangaba bafite ubuzima butazima rimwe barutanga bajya babigisha turi kugendana baza mu nsengero uri kumva ariko ikibazanye no kugira ngo ubuzima n'amateka yabo atagira gute atazima aba rero nibo bashenyi b'ibitambo ibicaniro ni nabo batambira imana zanyu ko muri amahoro aho naho byarangira bigejeje abantu iyi niyo age umuntu wenda wavuga ati ngese ibyo bintu wenda wari uri kutubwira bimwe mu biyiranga ariko se preciso harimo imyizerere irenga nka 50 yego nk'ubu hari abavuga ati ngewe nanjye ubwanjye ndi imana sibyo ndi imana nta nyigisho wumvisha hano i Kigali zivuga ngo ikunde ngo ujye wipostinga zo kwikunda iyo ni nuza ni myiza ya new age yego izi za IM zandiho mubona zizenguruka iyo ni myiza ya new age ngo ndiho yaravuze ndiho Bibiliya ni nziza. Pawulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo tugeze mu bihe bibi bikomeye cyane. Abahanuzi benshi bagiye babihanura. Uri kumva? Ngo abantu bazaba bafite ishusho yo kwera mu maso ariko mu mitima bahakana imbaraga zako. Ahantu hose uzabona umuntu afite ishusho yo kwera mu maso ariko mu mutima ahakana imbaraga zako, jya umushyiraho uvuga ati iyi ni imyizerere ya new age, nagiye mu bintu byinshi cyane. Izi ntambara mujya mu Rwanda ndagenda ngo step by step, ngo ku masengesho, ngo iyo mwigira abacamanza, uri kumva uyu nawe numwe mu myizerere ya new age yo kutagira uwo bacira. Ushinzwe guca imanza, abantu bose barajya mu ijuru. Kandi wasoma Bibiliya yavuga ukuntu turi abami n'abatambyi, uri kumva mu bwami bw'Imana dufite gutesha. Iyo Bibiliya ivuze gutesha ni iki? Iyo bavuze gutesha ubundi bumbike nyine no kubuza uhugure uteshe. Yego. Kandi ufite kwihangana kwishe. Impamvu yamubwiye gutyo ni nayo mpamvu nawe masagisha nanjye bikubwira n'abandi beranga bibabwira, mujye muhugura muteshe mufite no kwihangana kwishe. Yego. Guhugura nukubwira umuntu ukavuga ati ibi bintu uri gukora ntabwo uri kubikora mu buryo bwanjye, inzira ni yes. Gutesha abantu bakunda gukurikira inkuru za politiki hano mu Rwanda tugira
ibyiciro bibiri by'abaturage Yego. sibyo hari abitwa ibigarasha ngo n'ibifobagane si ujya ubyumva hano kuri za kamera njya numva babivuga sibyo Yego. iyo umuntu wo mu gihugu abonye nka ba Kasuku ni urugero abitwa ibigarasha hari amakosa bakoze araza agatesha agahugura agacyaha afite no kwihangana kw'ibitutsi baragira gute baramutuka rero niba no mu bwami bw'Imana harimo kingdom ubwo ni ukuvuga ngo mu bwami bw'Imana sibyo muri M23 harimo ngo abitwa ngo akagara na twirwaneho mu bwami bw'Imana harimo ibigarasha sibyo rero niba mu bwami bw'Imana uhagaze ukavuga atari ibi bintu muri gukora siko ijambo ry'Imana rivuga barakurwanya uhugura utesha ako gace konyine ko kuvuga ngo mwicira abantu imanza si muri abacamanza urumva ko atari ako kurwanya Imana nako kurwanya Imana mu rwego runakomeye umuntu wowe ufite ubwami ukaba ugira umwami wawe ukagira papa wawe yego ukabona abantu bari kumusibya ku mugaragaro kuko atari ibintu muri gusebya data sibyo ubwo abo bantu uvuze hari n'uwagiriye inama aramwatira bati kugira ngo batazagukubita batazagufunga batazakurega ngo bagukurubane mu nkiko ngo ujye ucyaha sisiteme ngo abantu bihorere hanyuma se bigende gute cyaha sisiteme siraboneka sisiteme ziragaragara uyu muntu araje arahagaze abwiye abantu arabayobeje uri kumva ngo yago wivuga amazina y'uwo muntu wumva icyo bita ubuca nibyo nabyo ni new age niba umuntu yahagaze hano kuri YouTube mu ruhame akagoreka ijambo ry'Imana muranga kumubwiza ukuri ko ibintu avuze atari ukuri ngo bigende gute iyo dusomye ijambo ry'Imana dusanga ko ba Pawulo ba Petero no muri gereza batinyukaga guhangara abatambyi bakababwiza ukuri bakababwira ati ahubwo mwaka bati narimbuzeho gato rwose nanjye ngo mpinduke umukristo Pawulo ati woya nako gato sinifuza ko kabura ahubwo hinduka uba umukristo kandi Petero ngo yarasubije ngo niba ari byiza ko dukwiye kumvira abantu ubwo murabitubwira cyangwa niba ari byiza mwebwe n'Imana twumvire ndi kandi abo yabibwiraga n'abari bamufiteho ubushobozi reka buriya reka mbabwire iki gituma usanga abantu bashishikariza kuvuga ijambo ry'Imana mu bwoba muri iki gihe kugira ngo abantu bagire ubwoba batitire bajye nayo ni new age none se urumva Satani batabonye ishema niba ashobora kuba ariko bamuhamya mu bwoba aravuga ati abo nabo narabagabanye kuko Bibiliya yerekana nabo ngabo umugabane wabo yawishyizeho yavuze ngo abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo ubwo umuntu wese wigisha ijambo ry'Imana mu bwoba no mu byihoreye ajya gucuruza niba udashaka kuhamya Kristo mu maso y'abantu nawe azakwihorera bibe vice versa ntaguhamye imbere ya data siko ijambo ry'Imana rivuga yego kandi umuntu nakunda ubugingo bwe azabubura ariko niyanga ku bwanjye azabukiza reka fate nk'uryo rwanda hari nk'izi hari ibintu abantu bishyiraho ubuyobozi bwose buva ku Mana yes ariko si umuyobozi wenda urugero igihugu cyacu cyabwiriwe na jenoside yakorewe abatutsi abo bayobozi bari bavuye ku Mana niba abayobozi bose bava ku Mana batumye abantu batemana byagorana kubyemera subiza ikibazo niba abo bayobozi bose ngiye navuga ko urugero ngiye nk'uko mbyizera koko bushobora kuva ku Mana ariko nanone abantu ubuyobozi bwo bushobora kugeraho niba ukora iby'Imana ishaka nyigiye none bavuga ati ibya Kayizari mu bihe Kayizari iby'Imana mu bihe Imana nyine haba harimo separation iyo nani ni weji yego kwemera ko abantu bashobora kuba abayobozi bategeka bise mu minsi yashize nigeze kubona ariko wenda tutari twarenga aho hantu hari ikintu ngo tugomba kuvuga mu mico y'Abisiraheli Imana yabatoreraga umwami sibyo ariko kuri ubu ngubu abantu nibo bitorera umwami rero ubuyobozi bwavuye ku Mana Imana yabashyiragaho ba Dawidi kavuga ati fata ihembe ujye kwimikisha umwana wanjye mbonye amavuta ubwo si ubuyobozi azasimburwa n'undi asimburwe n'undi Imana yavuze nari nanze urugero rwiza rwo muri genocide nyine aba bayobozi batuyoboraga bakagera ku rwego bahashirikaza abantu kujya gutema abantu ntabwo bari baravuye ku Mana bavuye ku Mana bavuye mu bantu umpakanya mbwira hari inyamaswa ziva mu gitaka hari n'izindi ziva mu nyanja nuko mu minsi yashize abantu bakurikiye Jeux Olympiques yego sibyo mwabonye ibintu byabereye muri Jeux Olympiques ntabwo abayobozi bakuru duhera kuri Perezida Macron bari bahicaye bahari nese buriya biriya bintu bakoraga byavuye ku Mana
sinzi niba ikintu uri kuba uri kucyumva. Ndimo ndakumva. uru rusobe rw'imyizerere turi kugendana Yego. myinshi igiye itandukanye. Umuntu wese wavuze akantu keza avuga ati umuntu utayobowe n'umwuka wera, andi makuru yose none harahawe. Aho none ibumba ryatangiye kwivanga n'ibyuma, murarangira umuntu uramwakira no kuri kamera agahita yikoza hano ukabona ari muri telefone yo mu bacunga. Ni urugero nyine ngo haye agahita atangira kumanuka, noneho uko asoma agatangira gusoma cya kinyarwanda cya AI ngo aje kubwiriza ubutumwa bwiza. Revelation uhawe n'abadayimoni ziramara iki? Zirafasha abandi bantu. Kuko niba wa mugani wa Paulo ntacyo ufite uraza gutera waraza ngo bigende gute? None se ntabwo usigaye ubona ko njye nabonye barabihinduye content, babihindura ibintu nyine ibintu by'iyobokamana. Kwanza nta muntu ukibitinya cyangwa ngo abyubahe, babihinduye nyine nka content. Iyo nayo ni new age. Akora content yo gukina comedy, yo kugira ibiki byose, mbona abantu neza babitesheje agaciro. Yes. Barabirangiza. Ibyo bintu ndabibona. Donc hari ibintu byinshi umuntu agenda areba, imiririmbire. Urabona bino bintu yavuze ku miririmbire rero new age ni kinini cyane. Urabona ino myizerere uri kumva yari imaze iminsi hano mu Rwanda yacitse. Imana ishimwe abayobozi bacu, Imana ibumugisha. Iyi myizerere yo kwirirwa batanga amatangazo ngo bafite ikiganza gishyushye, sibyo? Ikiganza gishyushye, ba muntu bamukora agahita ahebeba nk'ihene. Ntabwo kiba gishyushye. Nese ubu ntabwo bazongera. Kandi nakubwiye ko ibintu byo mu isi byisubiramo. Nibigaruka nyine azaba hagarutse ububyutse. Ariko bana we abafite ibiganza ariko biba bishyushye biriya biganza ntabwo. Mbabwira kandi kanimweje abantu batazi. N'ujya ubona indirimbo yitwa iyobokamana, indirimbo aririmba Imana. Yego. Hano mu Rwanda ubwo ngiye abakristo bandi bazi gukora analize, injiji nababwiye ngo mwigende naribe. Ko indirimbo yazamutse nyine yarengeje 300,000 y'aba followers kuri YouTube cyangwa se n'ahandi hantu iri bitewe na podcast iriho. Indirimbo yo kuyikora analize, urebe umuntu wayanditse, sibyo? Urebe production yayikoze, uri kumva? Ugende step by step y'amagambo yanditse, nibwo uzajya umenya icyo bita new age. Se gukunda indirimbo ntibibaho. Ntabwo mvuze kuyikunda, mvuze kuyanaliza. Nyine oya, abantu bashobora kureba indirimbo cyane nyine kubera ko bayikunda. Aha mufate lyrics noneho muyuze A B C D, kubwo mvuze ku bantu bafite esprit de discernement. Hari ushatse kuvuga ko hari noneho indirimbo ishobora gusohoka ntirebwe kubera impamvu, n'indi ishobora gusohoka igahita itumbagira nyine kubera ko babonyemo aho yari kishi inyuma ni logaritma rega mwana. Abamaro za logaritma hano turi kugana ku musozo. Yego. Nukuri abantu baba bari kubaza ati ibi ni ibiki, byagenze gute, ko bidutunguye, ko bidushobeye, bigenze gute, bamenye ko byanga bikunda izo mpinduka zabaye. Icyo kintu cyitwa new age, abantu bari kugerageza kwisanisha nacyo kugira ngo isi y'iki gihe kuyibamo ishoboke, kubera ko uri kumva ko nimba hari ikindi kintu kidepojwe ku isoko kikaba kibaye dekarare cyangwa se bakironshinze, kavuga tuba inzira yose igenda igomba kuba inyura ahangaha. Umuntu utanyuze ahangaha ubwo nyine ntagire ikintu atubaza. Nigeze umunsi yashize gukora ikiganiro, indirimbo yari yadutse muri izi nsengero z'i Kigali. Buriya dufite ubutware kwa Yesu, dufite ubutware, dufite ubushobozi. Rimwe na rimwe turwana intambara ziboneka n'izitaboneka. Yari yitwaga indirimbo yitwa ngo Onaga. Onaga. Yari yadutse hano mu rusengero. Ndareba mpita njya gukora ubushakashatsi usanga ni indirimbo nyine iva kuri Satani direct. Sibyo? Ndaza ndayidekarara hano kuri YouTube, ndababwira bisobanura iki, byatangiye mu Buyapani, bivayo biza muri Nigeria, bivuye muri Nigeria bijya South Africa, bivuye South Africa bitabiza mu Rwanda, kuko hano bura Satani urabona ko abantu bajya batwara idarapo bagenda bahererekanya nko kuyobora ibi wenda nk'umuryango wa Afurika. Ubu nk'u Burundi nibwo buyoboye nuza Afurika yose.
mu isi y'umwijima bafite ukuntu bakora imyaka 5, sibyo? yego ku bihugu bitatu biba bitwaye idarapo gusoza urugamba rwa nyuma rwa Satani. Bigenda byimuka rero, bashobora gufata nka 2010, uri kumva 2010 hari South Africa niyo yari itwaye, kugeza 2015 ihereza Nigeria atwara igeza 2020, uyu munsi 2020 kugeza 2025 no Burundi. Okay, kadukoresha iryo jambo sibyo? Ndababwira ndi rero izo ndimbo nyine ziba zikora muri celebration ya Kingdom of Evil, sibyo? Iminsi yashize njya gukora kiriya kiganiro cy'indi ndimbo yitwa Ifoto, nahise mbibona ko nayo ari indirimbo idasanzwe. Mfata umwanzuro ko si uko haba atari izindi zigiye zitandukanye nk'ibihe n'izindi zisanzwe zikumva, ariko mpita mbona ko ari indirimbo y'idarapo. Abantu bo ntabwo bari bazi icyari icyo. Mfata umwanzuro wo gukora ikiganiro, mfata n'umwanzuro wo kuyisengera. Stop. Abantu rero ntabwo bazi ko intwaro zacu turwanisha atari iz'amagambo. Ubu uyu munsi dushobora gukora iki kiganiro ko twagikurikiranye tukaba tusize mu rujijo. Ndagira ngo nsoze ikiganiro noneho nanga orientation y'umuntu ushobora donc wavuza inzira za nzira nayo zose zigera i Roma, sibyo? None indi nzira direct ica muri Kristo Yesu, kugira ngo umenye ko uri mu nzira ica muri Kristo Yesu. Ibi bintu ngiye kuvuga n'ubu byibonaho, sibyo? Yego. N'ubu ubuzima bwawe, sibyo? Umwuka wera atari kuri wowe, ahubwo wumva ari muri wowe, ushyiraho akavi. Iyo step ya mbere. Yego. Kabiri, niba muri wowe nk'umuntu w'imbere n'uw'inyuma, kumwe Pawulo yandikiye itorero abandi murarindwa ubwanyu, Bibiliya yanyu, umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu, nemwe n'ubutunzi bwanyu reka mbushyiraho nta kintu bitwaye. Yego. Ukaba ubizi neza ko ubugingo bwawe, umwuka wawe, umubiri wawe bitwaye intwaro zose, pane ebyiri zose z'Imana, akana ko gatikingi, sibyo? Nagize amahirwe dukorana ikiganiro cya mbere, abantu badukurikiye barakibonye, turi kuvuga icyitwa umurimo w'Imana. Ubundi umurimo w'Imana uzingiye no muri izi ntwaro z'Imana, ariko ukaba ubizi ko ari imirimo y'umwuka wera ukora. Uyu munsi ukaba ukiyikora, yayindi twavuze yo kwambika abarwayi, kubagaburira, kubasura abakene, ibyo bintu ukaba ubikora. Ukaba ubizi ko uri kumwe n'Abagalatiya mu kwera imbuto zose z'umwuka wera, kwihangana, urukundo, ubugwaneza, utikinga, uvivure. Hanyuma uvuga ati aha hantu sinzahava, ahantu sinzagira gute, sinzahava. Kuko Dawidi yahanuye ubuhanuzi bwuzurira muri twebwe, Zaburi 91 ivuga ngo kimasenge, aravuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose, ahama mu gicucu gishobora byose. Ngahantu honyine umuntu ahama, haleluya, akaba ari safe, ari protected, arinzwe, sibyo? Ubwo buryo bwo kuba arindiwe aho hantu niwo honyine utahura n'imyizerere yo kurangaza abantu. Impamvu ni iyihe? Iyo urinzwe uri mu rwisho rw'isumba byose, mu gihe iyi myizerere yose iri kuvuga ngo muzamuke, umwuka wera avuga ngo ni mumanuke. Hari n'igihe iyi myizerere ivuga ngo igira imbere, umwuka wera akavuga ati buhagaze, cyangwa akavuga ati subira inyuma gatoya, buretse gatoya, mwereka utarenga aho ngaho. Wabyumvishije? Umuntu wenyine urinzwe ni umuntu uri mu rwisho rw'isumba byose. Yego, yasoje. Yesu ntabwo umugisha, dushimiye abantu bose bari badukurikiye kugera ku musozo. Imana y'umugisha, duhure mu bindi biganiro bikurikira. Shalom.